Ta se hamwe ameze kundi utameze neza sha yabona mama wawe maze kunshanga mwana wanjye gute se ndikana none mwongeye murashwana kana none se uzaganira n'umuntu umugira inama ntakumve uzaganira n'umuntu umubaza ntagusubize yagusubiza hagusubiza nabi nasubiza agira bako pasubiza ko nye turencuke ikomera n'ukuri gikomera bizajya bikunda ugigenda gake gake mama namuboze kuntu ameze imubwiye atashinga kushyira hejuru ashobokira hejuru nese ukuzagiza ryari muzajya namuganira urugo niko rumera rugendo rwubaka gake gake urabizi ko ndi umwana wawe kandi ndi umwana ariko igihe njya mbibona no muri filime nyamara kuntu babikora bagenda baganira gake gake kagira rurakoma wazishakira undi mugore dade ibintu rero bajya bashaka undi mugore rwose ntabwo ari byo ntabwo bishoboka bose urabona ukajya gushaka ubundi rero mu kinyarwanda baravuga ngo akabaye icwene nikoga niyo koze ndigacya niyo gakini bikabuza kunuka uradareba gasanga nyuko atazahinduka nose dadi yakungana ure n'ukuntu nanjye maje kungana uzashaka umugore ushaje gutyo indushaje se hari umugabo usaza sundi utase mbaye umva nkubwire muri Bibiliya harimo umugabo washatse umugore afite imyaka 96 kandi arabyara nta mugabo usaza uwo mugore se afite imyaka ingahe umugore nawe ndumva bene yakunganya imyaka arabyara wenda kunganya imyaka ubundi si imana ntishobora byose imana ishobora byose yivuze biraba yitegetse birakoreka nanjye rero buranye kudakomeza kunyigiraho kuriye zishakira undi mugore wa mama horoda ariko mama n'umwana mwiza nuko mwaca cyane nyine nk'urugo nazibaho zibanyiza kumanya mahembe zikamwereka ibyo ngiye kukubwira nibikunanira sibyo uzashiduka namushatse ugomba kubigiramo uruhare egera mama wawe ahindura imico n'imyitwarire ahindura imvugo urumva amenye kugendera ku murongo nk'uw'abandi bagore kandi nutabishobora zashaka undi mugore ibaze nugira mu kaso rero ibyo birakureba akayirwa nkubita yirwa ayogesha aribyo asabwa n'inkonje nyine ariko nyine nanjye nzagerageza ariko nawe ugomba kubimfasha kuko umugabo n'umugore nibo bagomba kumvikana abana bakaza nyuma ubundi we ntiwakabaye umenya n'ibyacu hano ziri na he musore rero buriya mabusha nyikona bwa mbere si unyibuka cyagenzana mabusha muzana cya gikapo bura zirasa nagura munota bura twahuye mbyangarangura kantu so byo kamwangarangura gacupa namugoroba agitaha bwa mbere na mbere namubise nkonje wakoze iki cyahe abakoze mugira amanyanga menshi umva se ngubwire mabusha yatangiye ubwo bazo ngo tore ngo gibirana bironze naringa ibijumba ngo nago byahiye ngo umuceni ngo gashiririye tangira kugenda mbirandura nsimbiza dore utuvuganye ubwo naje kukureba nawe mudebero ko wangira wandangira uhete ikikucyuri wanyu wandangira nk'akazi nago nasubire wacu ubundi suzi gukora iki mu bundi buzima bwawe jewe nzi gukora pizinere nzi guteka isosi ari umuntu bateka icyayi ari umushuti wanjye karisamye guhitetse icyayi ngo gashema nakawo mu gakenya ngo cyayi ngo kiratukora ariko no bageze barabona yego zino guteka umureti n'ibijumba ugashaka guhembwa ngaya maboja memba 15 ariko nuko niyo wamemba 5 nta kibazo yego waba nguhaye agatekerezo ukagiye uranyenda ko ibyo byaba byiza nta kibazo uzaza umemba ubuntu kati maboja nushaka umemba ubuntu ariko kujya mu cyaro kiriya cyaro nasize iri iwacu kikanuye amaso neza inzara iriyo ubukene ubundi se unabwirwa n'iki kudasize umwibye we naho mwibye nushake nako zamubaze kera ariko nago mwibye nzamubaze kera cyangwa mubaze nona nanga ubwo subwo no wahamagaye ubwo n'iki se ko ari wumamagaye muba mukonegite zakonegite ariko mabusha ariko nyine hello meze bite kuvuga gahoroza ukagahoro amakuru yawe ni meza masheri
nta mukozi wanjye wageze aho ngaho uwuhe se kandi wa wundi uzi usetse umukunda opere ko yagiye kadahari none se ukumva ko yagenda agahita azi iwanjye umva yambwiye ko agukunda cyane ngewe ubu nabuze ahantu mushakira nari nzi ko ari iwawe yakwibye se ntabwo yanyibyereka ndaza kubwira nta kibazo urambwira ryari se wambwiriye kuri telefone oya kuri telefone ntabwo twabivugiraho ndaza gushaka umwanya mubwire kuri telefone cyangwa n'amaguru uraza hano iwanjye ntesha umutwe nawe uri kunyara mu matwi mbabarira ese noneho wanyweye akaki wanyweye agacupa ngaho ngwino tuvugane nta ribi nimero yawe uragira ngo bigende biteze ungurire akantu unduze nzara mbagashyireho kuri ya yindi namaze kwishyuramo kashi byararangiye ntago bayatwara sawa sawa nabyo ko wumva aje hano biragenda bite saa kugira ngo ni kuri telefone yaraza hano urabizi n'inshuti yanjye ndakubika munsi y'intebe ndagushyira munsi y'igitanda ndagushyira muri firigo urakira muri firigo firigo ikonje unankonjeje ku buryo atakambura so n'ubishongo ariko murasetsa ndokuri reka rero nkubwire umbwire ibyombo byo ntabwo byogeje byanda byose byose ugira ngo zibyango n'imisego mbonye isa ngaho se twara ibintu gakeya dore ko ubusazi bwanyu wagira ngo ngendangana nawe ushobora gutuza ukumva icyo nkubwira cyangwa ugasohoka ukagenda ukagisubira kujya kuranya kobuje ngenda tuje ubwo uratuje cyangwa umeze nk'umusazi kuri wese kuhiye ubwoba ugiye ni karibu kakwinjiramo urajya wareka nkajya kuri wese ndavuze ngo icara ahangaha inzugi zanyu zirakomeye icara ariko kubera ko nyuko yananiye nyine nose ko kurwana no kwa rubanda nabuzwa n'icyo kubibona mu gitondo n'induru za mu gitondo nimugore induru ngerageza kuvuga buhoro wakazamurijwe akarishyira mu kirere nkuri zabigenze neza nose dadi mama umuntu abanyigishiye mico murajya nanjye ngende ndwara mu rugo rwanyu ntajye munyigisha cyane mba mushaka no kurwana bakajya mu cyuma bakajya kurwanirayo natanabizi wenda kandi nkubwira ko mvuga buhoro wakazamurijwe akunda ariko nyine bizakemuka sibyo gerageza urumva gerageza uganire na mama wawe nanjye ngiye gushyiraho akanjye cyo kucyo nakubwira cyo uyu mwaka urangiye nta gihindutse aha dati witoreza tuza twisohokera ubundi na mama tunamusige twisohokere umutwe wawe refreshing use neza tuze mwe tugaruke uzi ko umutwe usigaye undya nkumva ndatekereza ibintu ntazi nkumva ibintu by'injereri nkumva isereri mugire inama y'ikintu kizaba kibyoroshya mama mugihe muzamusorera yagutesheje umutwe yina muri ka sauna isabona ugende bagukorera n'akamasaje ariko utabaca inyuma mami ndabize ibintu bya masaje iyo umuntu abigiyemo atatangira uburaya muri masaje se ibyo bibamo bakujya muri sauna agakoresha n'akamasaje uzahanjyana ntabwo maze uzahanjyana kuzana mu kase uzahanjyana uhanyereka nzahakwereka ariko nyine tuzankubita ngo nanjye nagiyeyo aha nta kibazo yatwaye ntabwo nzamubwira ko ari we wanjye inyuma no kugira ngo baze umubiri noneho ruhuke relax massage iki nyine ugaruka ariko ibintu byo kuzana mama wanjye akabe nawe nshaka rwose urabona ko azashobokana ibaze mwaba mufite induru na mama noneho mukasa akaza mukagira n'induru ntabwo icyiza cyo kugira abagore babiri rero sibyo umwe yagutesheje umutwe wigira ahandi undi nawe yagutesha umutwe ukigaruka kuri wa wundi ugasanga wa wundi yaramaze gucururuka ntabwo natuma mama bamuharika nawe ukasuka cyokora ikibi nanone kibamo ni uko ushobora kuvayo hakajyayo undi mugabo ugashize ukaba wanduye ibirwara niyo kintu kintera ugasanga ubizaniye mami natwe mwese murarwaye nk'abagore ibibazo mwese mupfa mama wawe ndashaka kuzamujyana mu nganga ndasaba abagore kandi konstantine ntukaza kazi inganda y'abagore numvise ngo hari ibigo bikansoringa abantu buriya mama wawe wasanga yarahuye n'ihungabana runaka twebwe tutabizi urumva ugasanga ariyo mpamvu atagira ibintu by'ineza atagira gutuza cyangwa tuzigire mu byumba by'amasengesho dusenge buriya bamusengeye kandi bamusengera agakira
numva ngo hari abantu basenga ngo bakurambitseho ikiganza aho dada ubundi urumva? kuza musenga ubundi musengera ibintu nka biriya byananiranye ngo bigakira. uko natajyamo mujya gusenga wasanga bajemo na shitani nta kujya gusenga. Arumvishe ngo hari ibintu by'ibyumba bajyamo bakajya gusenga. Reka nzabibaza neza urumva wenda twiyegurira Imana kuko ndabona ibi bindi byananiranye. Bikunda nanjye nzajya nanjye bansengera. Aye bagusengera ubona akazi ariko ubundi ubu ngubu uzi imyaka ishize urangije kwiga. Ako se ujya ngore cyane mwega kandi mwarakoze mukanzigamira mu. None barakoze urabona guteganya bizatunga urugo rwawe. Nose mwana mujya mwenyine nzakura cyane ibintu byose mufite muzayimarisha. Reka nyine ngo ngire inama. Sibyo? Ibyo ntunze ni ibyanjye ngewe ubwanjye. Ndadi nanjye warankoreye sanze. Wowe narakubyaye ndakorera nkwishyurira amashuri urakura. Ejo bundi uzaba wabonye umugabo ugende mwubaka urugo rwanyu. Ibyo nzaguha ufasha ntabwo ari itegeko. Ako ndaduhora umbyara gushaka umugabo buri gihe n'ejo bundi ndabyara gushaka umugabo undi ntabwo nkunda kuko uhora unyirukana gushaka umugabo. Hamase mama wawe ko yamushaka. Banyanzanirwa nsore nawe nkuko mwirwa musirana mama. Imana yaremye umugabo ibona ko ari ngombwa kugira ngo imuhe umugabo. Nawe rero uzashaka umugabo. Niyo mpamvu numara gutuza mwumeze neza mbona ari urugo. Rero umukobwa mwiza sibyo kwaganirira byinshi bihagije. Oye nahubwiye uburyo ukwiye kwibusanga mama wawe mukaganira cyaba ngombwa tugasenga tukareba ko hari Imana yadufasha urumva kuko buriya umuntu ntabwo ari karikaso ureba umuntu ni roho tuzingiga Imana izadufasha. Rero reka njye mu kazi mwana wanjye burya gukora ni ikintu cy'ingenzi mu buzima nawe witekerezeho birakwiye kujya mu gihugu ugende ujye gushaka se. Okay? Ndagashaka. Okay. Sawa akazi keza. Sheri usigaye ku rugo neza. Kuri tuwale ubwo siragaye bo kare kumashire urakoze cyokoza ngenda tangaye ni kare usana nubwo nansuhuza. Yes none se ngusuza buretse nkubwire inshuti yanjye ntabwo uri inshuti yanjye se uri inshuti yanjye none se ndaguhamagaye nkubaza ni nkuko cara nyine nta kibazo n'ukuri reka nicare ndaguhamagaye. Barajyana amaso abiri yose andi cyokoza mbasize kumera ndanumiwe ndongeye ndumiwe. Wumijwe n'ikizi nicyo ubonye ha kidasanzwe ikidasanzwe uzi cyari cyose inshuti yanjye urabizi ko mukunda uri inshuti yanjye ndabizi kuguhamagara nkakubwira ngo umukozi wanjye hari uwageze iwawe ukambwira ngo ntawe uhari ntabwo wari uzi icyo mushakira urambaje se yakwibye ndakubwira ntabwo yanyibye urambaze se yakoze iki sinagusobanurira nk'inshuti yanjye y'umutima. None se uramushaka basi mureke we icara hanga cara inshuti yanjye inshuti yanjye mutangano nyubahe tuganire mwese se muri mu rugo rwanjye nyine buretse gato bicara hanga tunye kuri toilette nawe ndavuze bicara buretse gato soko ugiye buretse gato uwo ni we none se ngewe ndatuje kubona oya wirakara mushiti wanjye wirakara nyine sazi bitazamuka navuze ngo ceceka ndavuze ngo uraje nyine reka tuganire ukuri mama uranzi cyangwa ntabwo none muhaye amagambo muvuge njye mbihorere butwihoreye gato oya ntago mbihorera ariko nta n'impamvu suri inshuti yanjye ego mu rugo rwawe ngenda kubashye ndashaka amenye impamvu noneho wambwiye ngo ntabwo ari hano. Isambere urakoze kuntega amatwi Isambere ageze hano nonaha aje ambwira ko afite ikibazo ntabwo ndanasobanukirwa n'ikibazo afite donc ko uhisoma amagara sinari kwanga kukwitaba nawe nagomba kumenya icyo mpamagariye yenda ni business ni ugusohoka se tukajya kurya no kunywa nk'ibisanzwe cyangwa se n'ikindi kibazo gise ngo nagomba kwitaba ko ntari nzi icyo mpamagariye kumbaza rero nkaguhakanira nuko nari ntaramenya icyo uyu mwana ashaka kumbwira cyangwa ikibazo afite rero nagomba kuguhamagara nyuma maze kumenya uko bimeze nawe nkaba nakubwira ngo arahari kubera ko maze kumenya uko bimeze none mwe ubwanyu murahahuriye murakoze cyane ufitanye iki kibazo umwana w'umunyarwanda ongeraho umwana w'umunyarwanda n'umurundi ndavuga nawe ukavuga ubwo ntabwo mvuze kanceceke
reka manze nkubwire ceceka ahubwo ko turi mu rugo rw'abandi. Oya. Icyakora yankonje. Yankonje wanimba ko ituri. hano se habaye mu rukiko noneho ndahomoni. Hano noneho habaye mu rukiko kweli. We ntushaka kubuhanya ko buja. Ariko nawe ndamwumva. Umva ari nkawe. Wishyira mu kimbo cyanjye nyine cyanjye. Ibaze nkaho ukora mu kimbo cyane umukozi mugenzi wawe. Wikishyiramo ko. Ubwo reka tujye Ubwo noneho bya birori birongora mupinde mami wawe. Ibyo witeje. Muratanga izengera. Ngo bigende bite noneho. Reka ikimbo cyanjye tugishyire kuri iyi ntebe. Umva yanjye sigana nawe. Tuhisemo guhita se aguru bikomeyeho itujye. Aguruka. Hoya waratse ko ntago ariko Kubitinshi. Ngaho base musa nk'abanyubaha mu gake. Base mujyane ibibazo byanyu mujya kubikemura. Mabusha aderese bayabyiri ubwo yagatatu neza. Sohoka we. Ariko nezire ko utari buye. Sohoka. Hakwirukana se waje hano umbwiye. Ngaho waje hano wowe unseze. Ngaho mva nkubwire. Umva mudamu we. Uri inshuti yanjye ndabizi. Ndakubaha. Yego. Ariko nizere ko tandakariye. Ntabwo nakurakarira. Burya abagabo mugende mu biganire. Mugende mu biganiro ariko tuze kuvugana bihosheje. Tujye no kunywa agacupa tuganire. Sawa baby wanjye. Yuraho. Yego ibibazo biragwira none. Narakubwiye ngo ndanaguhigira buri munsi. We ngusekera uzi ngo ndagusekera ndagukunda. Gukunda mike. Yaba ikitwe cyawe cyose. Umugabo, ubucuruzi, business byose nzabikumaraho mpaka mereye ko mukozi uzambona. Steven, yo, open my book. Fresh mzee binazartes. Kashka kusimejes. Beste. Acho de tinta vai com fo. Misko mezereza. Kasi biche. Ya yini. Bitese ko mbinguranye ngo tuvugane. Bikumashakira ikintu meze. Salama saka. Steven yo. Urizo inshtiyani kwa cyo peak. Bruno tiyo tubona time yo kuganira namwe tubuze fresh. Ako narundi bakora yari amasomo urabizi mu kwiyinga niko bategesa. I know. Bro, mi iminsi ifite ibibazo byinshi cyane. Stress. Pe. Steven. Ndaremereye. Uba buri tapi. Meze bitese kutambwiye. Bro. Utuven mai cyancha zrazanuni. Wende bizumi ndio wante ndio mchango wingi. Bro, ngo ndo vameze ngo ndio wante kabisa. Uri wanted gute simbwira mizit kubera imjifashiri. Bro, sisi kuna ikopo. Steve. Girlfriend we kama ufite amakuru atari meza kabisa. Mwe kubwina bachi. Ufite amakuru atari meza. Kama mufite amakuru menshi nakubwira kuri batari fresh. Ntabwo yagushimye. Kare ko nagiye nsenga Imana abandi bibazo mba nshaka kwiteza bari ibyiki. Buri munsi umuntu wese anziho ubushege n'ubushinzi. Reka aho bigeze ndashaje. Yangire nangire ntuze kira gapira hasi. Suko umwana wanjye asigaye mbona akihisha. Suko umwana wanjye asigaye ataha agatinya kumvugisha. Abaye igice. Imana ngusabye umutima wo kwihangana no guca bugufi. Pepe wanjye. We, Mbiteze. yes. Ndimo nkuvugaho kumbe nawe uri mukoza. Bari we byeheze ryamana kujya umenya kuri imfura yanjye. Meze utetse. Meze neza. Meze neza. Mutse muti nkuru nziza. Dahe. Uciye mu nzu burara ariko mutse muti nkuru nziza. Urumva? Mfite umusore tumaze iminsi dukundana. Ndakumva muteze amatwi mwana wanjye. Ese basi ujya wibuka kuri imfura yanjye? Yego ndabizi. Kandi bajya bavuga ngo imfura ingana na se. Ariko ubu noneho imfura ingana na mama. Subiza papa wanyu ko yabataye. Nawe ko nzabarwanirira. Nkarambika inda hasi nkabakorera.
mukazaterwa ishema nuko ni mama wanyu. Yego. Nimujya mubona narakaye ubwo nyine mujya mumenya ko ari igitsure mandi kubashyira ariko nta wundi mutima mu ngaho muteze amatwi mbwira. Nyine urumva uwo musore amaze kumugana kandi ambwira ko agiye kuza hano. Ni umusore ni mwiza cyane ndamukunda cyane ni bogari ntabwo nisondetse angana nka papa wawe. Nzi neza ko nawe ari umucimisha. Niba ari bogari nk'ukuntu papa wawe yari bogari ubwo yadutera ariko ntimuzamwange ntabwo nabatoza kumwanga ubwo nyine yabonaga ari ngombwa ariko yari mwiza ntabwo nzi guhitamo nabi. Niba n'umukwe wanjye ari mwiza ndagushyigikiye mwana wanjye kandi sizagutera agahinda. Ni mwiza ni bogari. Ageze he hasi kamuhamagare mu bana. Wow, wahamagare rwose mbwira ze nta kibazo mfite rwose nawe se kumaze kuba mukuru maze kuba mukuru nanjye wanyereka mukwe kama muzukuru. Ano baby ugeze okay nari bimwe ujya kwagemera tuma message ciao. Yarasanzwe ntazi Wagiye kwagera cyangwa shamwajyaga muze wajyaga umuzana hano ntahari ese kubera icyo aziha gusa nyine nambwiye ati aha naha yarahaze ariko ntabwo yari hafi cyangwa n'ubundi ni wabo ni hano hafi nkaba ntamuzi. Cyangwa ndamuzisha nizere ko atari cya kindi kigize kuza hano ndamwanga pe. Uriya ntabwo ari we ni uwundi musore mwiza n'inzobe ntabwo ari inzobe cyane ni hagati na hagati nka papa wawe. Njyewe nunza ni umusore utameze nka papa wawe ntabwo ndi bumwemere kandi urabizi njyewe niyo mico yanjye ariko nyine ntabwo nagukoze isoni regura agapfura kanjye ndagukunda mwana wanjye ni wowe nigiyeho kubyara. Wigeze wumva ibya Bibiliya Robeni ayo makuru yazi? Yego nayumvise.